Yesu nashimwe, ndabasuhuje mwaramutse neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Muri iki gitondo n'ubundi tugiye gusenga Imana, twebwe intego yacu dufite niyo gusenga no gufatanya namwe. Rero mwene data ngwino dusengane kandi dufatanye. Nimba kandi unyurwa n'amasengesho ducishaho tuvuga ibyo dukora, ndakwinginze kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo, unkorere kuri subscribe ni umugisha. Mwene data, ni ikintu cyoroshye ngusabye, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo unshyigikire kandi unyereke ko turi kumwe. Ukore like, wandike comment kandi bizatunyura nimba ibyo dukora bikunyura. Mwene data, uyu ni umurimo dukora, ndakwinginze rero kugira ngo ushyigikire, kandi nushyigikira abo ushyigikiye Imana yawe. Imana iguhe umugisha wowe ugiye kubikora, kandi n'Imana iguhe umugisha wowe wabikoze kera. Uwiteka aguhire kandi aguhe umugisha. Isengesho rya kino gitondo ku wa kabiri turarisanga mu Bami ba kabiri, ibice byaho ni 4, umurongo waho ni uwa mbere. Ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yarimo. Uyu munsi tugiye gusenga muri iki gitondo dusengera amadeni. Waba ufite ideni rimaze igihe kinini cyane rikugoye, rikuruhije, uyu mwaka urarangiye uremerewe n'ideni. Uyu mwaka urarangiye nanjye ubwanjye mfite ideni. Tugiye gusenga Imana njye nawe kugira ngo Imana yo mu ijuru twishyurire amadeni, tuve muri uyu mwaka twinjire mu ukurikiye ni ukuri tudafite amadeni. Uyu mugore nawe yarasumberejwe kandi yarananijwe. Tugiye gusenga rero muri iki gitondo. Ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, bukeye iki gitondo, bukeye igitondo gitangaje, umuntu avuye mu ijoro, umugore umwe, umukobwa umwe, umusore umwe, umubyeyi umwe, umwana umwe, umuryango umwe, ngo arazinduka mu gitondo ngo yegera umuhanuzi. Hano ntabwo turi kwegera umuhanuzi, ahubwo turi kwegera intebe y'Imana, turi kwegera ubwami bw'Imana, turi kwegera ubwiza bw'Imana, turi kwegera. Bibiliya ngo n'umwana muto uzi gusenga ajya yegera Yesu kandi akamusubiza. Yesu ntawe asubiza inyuma, Yesu ntawe yanga kwakira. Hano ngo umugore umwe, ndashaka kutinda muri iki cyanditswe ngo umugore umwe, umuntu umwe, wowe ubwawe, njyewe ubwanjye, umuntu umwe. Bibiliya hari umuririmbyi yavuze ngo muse mwenyine, wewe wenyine, ngo wegera umugore, yegera umuhanuzi. Uyu mukobwa yegera Yesu, uyu mukobwa yegera Yesu, uyu musore yegera Yesu. Agenda asumberejwe n'ikibazo cy'amadeni, agenda ababajwe n'ikibazo cy'ubugumba, agenda ababajwe n'ikibazo gikomeye mu buzima bwe. Arangije yegera uyu muhanuzi, aramubwira atumva databuja, umugabo wanjye ari we mugaragu wawe, ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yabanaga n'Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Imana ishimwe. Ngo umugabo wanjye, uyu munsi ushobora kuvuga ngo data, ibyo nagerageje gukora byose byaranze. Urabizi neza ko nari mfite akazi, urabizi neza ko nari umucuruzi, urabizi neza ko nari umushoramari ukomeye, urabizi neza. None naracuruje ndahomba, none narirukanywe mu kazi, none uyu munsi kandi nafashe amadeni, none umwishyuza araje, data nyishyurira ideni.
nyishyurira ideni muri iki gitondo, nyishyurira ideni muri uyu munsi, nyishyurira ideni ndangiza umwaka nta madeni mfite. Imana ishimwe. Ngo uyu mugore abwira uyu muhanuzi, ngo umuhanuzi nawe arangije aravuga ngo ndakugira nte? Ariko Yesu we ntabwo ari bukubwire rino jambo, ntabwo ari bukubwire ngo ndakugira nte, hoya, ahubwo Yesu aragusubiza icyo umusabye. Uyu muhanuzi ngo arangije aravuga ati ndakugira nte? Ese Yesu we afite byose. Nyemerera muri iki gitondo usenga isengesho ryo gusenga ubwira Imana ngo Mana garuza ibyanjye mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo Mana nyishyurira ideni maranye igihe kinini cyane. Reka muri iki gitondo uzamurane nanjye isengesho kugira ngo dusengere amadeni mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yera, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, iki gitondo turasenze, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi imbere y'ukubaho kwawe. Wowe wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremere muze munsange. Natwe muri iki gitondo turasumberejwe Mana, turarushye n'amadeni. Nyemerera muri aka njyewe ubwanjye nje jyenyine imbere yawe kukubwira ikibazo mfite. Njyewe ubwanjye nje jyenyine, mwene data ufatanije nanjye gusenga je wenyine, mwene data turi kumwe, mwene data dufatanije uru rugendo, mwene data ubana nanjye, tuje imbere yawe muri iki gitondo, tuje gusenga muri iki gitondo, tukubwira Uwiteka Imana ngo turasumberejwe n'amadeni. Uwera wa Isirayeli ubane natwe, Uwera wa Isirayeli utugirire neza, utwishyurira amadeni, udukorera ibikomeye, wishyura amadeni ya banke, wishyura amadeni ya botike, wishyura amadeni y'umuntu ku giti cye, wishyura amadeni Mwami, utwishyurira amadeni, utwishyura amadeni mu makopera, utwishyura amadeni mu baturanyi, utwishyura amadeni ku mashuri, utwishyura amadeni mu kazi, utwishyura amadeni mu izina rya Yesu, utwishyurira amadeni. Nyemerera muri iki gitondo wishyura amadeni y'umuvandimwe, nyemerera muri iki gitondo wishyura amadeni mu izina rya Yesu. Buri wese aragukeneye, buri wese aragukeneye. Ubane natwe muri iki gitondo, uyu munsi Mwami tukubone, tubone ineza yawe n'imbabazi zawe, utugenderere Uwiteka kandi ubari ubana natwe. Urakoze, turagushimye, urakoze, turaguhaye icyubahiro, utajya udutererana, utatwibagirwa, utadusiga Mwami. Ndagushimye kuko wumva gusenga, ndagushimye kuko wumva gusenga no kwinginga, ndagushimye kuko utugarutseho, ndagushimye ko utugiriye neza, ndagushimye ko turwaniriye, ndagushimye ko tubereye ku rugamba, ndagushimye ko tubereye intwari, ndagushimye ko tubereye umurengezi. Urakoze Mwami, icyubahiro ni cyawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese kandi rwose ndabakunda.